I wanna get a license too. Booty bounce for me, that's not right. When you for life, let me think so right. Yeah, Japan, are you the best from the OXS? Yeah, no bitch booty trend, that's not right. When you for life, let me think so right. Yeah, baby, yeah. Oh, but we the cool for life. Let me think so lady, life so deep to get crazy. Yeah, what's up, my people? What's up, my people? This is your boy KD, the big man, the real hustler, the trier. I have dream and I live in a dream. Don't worry about things cause everything is gonna be good. We're gonna shine soon. Tugiye gushishagirana mu minsi iri imbere, tugiye kuba tumeze neza cyane. Nari maze iminsi myinshi nari kuri iyi channel yacu y'abanyarwanda, channel dukunda twese. Sinzi nimba utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo tubashe kubana mu biganiro byose kugezaho bitandukanye umunsi ku munsi. Uyu munsi nakubisemo agakaruvate. Umusa imeze bitese. Hano ndi kumwe n'umujene umeze neza, ni umusani ukizamuka cyangwa se ugitangira umuziki we, ariko mbere yuko ngira byinshi muvugaho cyangwa se tuganira, bro, introduce yourself. I wanna get a license too. Booty bounce for me, that's not right. When you for life, let me think so right. Yeah, Japan, are you the best from the OXS? Yeah, no bitch booty trend, that's not right. When you for life, let me think so right. Yeah, baby, yeah. Oh, but we the cool for life. Let me think so lady, life so deep to get crazy. Yeah, man. Yeah, man. Just call me. They call me Mashla, yeah. Sha. Bro, njye nitwa Mashla, nkaba ndi upcoming artist, nkaba dumaze kizamuka. Ibindi turagenda tubyumva gake mu kiganiro ko kiri bugende kiza bitewe na big man cyari bugenda mbaza nare. Uyu musani yitwa Mashla. Umusako kazina, sereka dutangire ku kazina. Yeah. Okay, of course Mashla ni izina rifite igisobanuro kinini. Abantu benshi bakunda kumbaza ngo Mashla ngo bisobanuye iki, gusa Mashla ni umuntu uri calm, ni umuntu utuje kandi uhora yishimye bitewe na positive reasons cyase impamvu nzima pana iziri negative, sibyo? Impamvu ziri positive zituma wishima, ubwo ni positive energy. The big energy. Turabasuje cyane. Mu bigaragara ntago uri mukuru cyane, uri muto. Ese kuririmba byaje gute cyangwa se iyo mano wumvise gute kuyifite? Okay, first of all njyewe nago njya mbeshya, urumva impano yanjye wasanga nari nyifite kuva kera ariko nkaba narabimenye. So niga troisième kumwe abantu bagushuka ngo mani ngo kora track, ngo mani ngo ririmba, ngo mani ngo urabizi. Bagiye bampushinga gake kandi nabashimira cyane. Bagiye bampushinga gake ewana bigenda biza gake step by step. Right now ndakora track igasohoka ikarebwa n'abantu batari munsi 600. Numva ko nabyo ntabigeze. Gusa ino tuzagenda dupushinga bizamuka gake ku bwanyu. Iyi ndirimbo niyo ndirimbo ubanje kuturirimbira. Niyo ndirimbo ya mbere wamaze gukora cyangwa se ufite n'izindi ngoma nyinshi? Okay, niyo first track yanjye, niyo track yanjye ya mbere iri kuri audio mark yanjye, bamwita Mashla. Urajya urayibona, indirimbo bayita Sit Down. Akaba nayo ndirimbo ndabiza abantu benshi nyine bambwiye ko bakunda kandi bansabye no kuyisubiza kuri YouTube. Ndacyari kubyigaho ariko ndabizi bizaza, sibyo? Yeah, akenshi umuntu cyangwa se abahanzi bakunda gukora indirimbo bagendeye yuko hari ahantu yakuye igitekerezo cyangwa se ari ikintu cyamubayeho. Iyo ndirimbo yitwa Sit Down. Ese igitekerezo cyaje gute cyangwa se wabitangiye gute? Byaje gute nyine, inspiration wayikuye hehe? Okay, inspiration ya Sit Down ni indirimbo ndakeka just nayanditse biraho bisanzwe, ntago numvaga ko yabifite inspiration runaka cyangwa se ikintu cyabiteye kiri big. So nari nicare bisanzwe, numva agatrack ka Burna Boy, numva ndagakunze, numva kenda kugira beat yenda kumera nkayo. So ndavuga why not njyewe ntajya kuri producer kankorera akagoma nka kariya. Shout out man, njyewe umuntu bita Burna Boy
much respect. Okay, uvuze Burna Boy wenda ashoboye kwa kuri iki gihe atakuza, ariko uko iminsi izagenda iza n'igihe yanakumenye. Ariko reka twiherereye hano mu Rwanda, ni uwo muhanzi kwespira cyangwa se watumye uvuga ati nanjye natangira music bigakunda? Okay, njyewe umuhanzi unyespira ndakeka ari n'umuproducer, nubwo nawe nari umuproducer ariko ndamukunda cyane kandi ndanamufana. Umuhanzi bita Element L. Bamwita Element. Buriya rero iyo ufana umuntu hari ukuntu ubuzi n'akagoma kiwe ku buryo waturirimbira akagoma kiwe ukakadutamo. Hari wadutamo n'akagoma kiwe gatoya iminota mike. Wikwita kubyo mvuga, look in my eyes and tell me what you see, my darling. Let me yummy when I kiss you, so me. Like it when I need you, you are right of my I do. But I think I might kiss you, baby. This life is a moving ukuri. You are my favorite part. Oh my beautiful, 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 beautiful. Simbano nenge kiriza tari wa side to side. I wanna choose you a billion times. And every season, pretty, pretty, pretty girl for me. Yaba. Yamane akumana usiko hari igihe umusana agenda akaririmba indirimbo y'undi mujama ukagira ngo neza yaramunyweye. Bro wenda tubwiye ko Element ari umuhanzi kwespira mu Rwanda. Ese hari n'undi muhanzi ushaka kuba kwespira ku buryo uvuga ati uyu muhanzi cyakoze? Okay, umuhanzi wundi unyespira bamwita ni upcoming artist, ntago abantu benshi bashaka ko banamuzi ariko njyewe ku mutima kabisa ni umuhanzi bita Dash the Prince. Yama. Ni Dash the Prince. Noneho umuziki nyarwanda cyangwa se uyu muziki wacu ntabwo ufite imyaka myinshi, hari abawubanjemo, ubu baruti cyangwa se uwufata uti? Okay, umuziki nyarwanda kuri njyewe nkufata, okay, ntago wari wagera kuri level abanyarwanda twese twifuzaho, ariko mu by'ukuri njyewe umuziki nyarwanda ukuntu nkufata nkaho navuga nkaho se nikira. Okay, hari ukuntu umuhanzi w'umwapcoming azamuka akaba akeneye umuntu umupushinga. So sinabeshya ngo umuziki nyarwanda wagera kuri level twese twifuza, kuko mu gihe twabasha gufashanya, mu gihe twabasha kuvuga ngo niba umuhanzi wo hejuru ari buza agapushinga umwandaground, ntago sinzi ko umuziki wo mu Rwanda uzagera kuri level ishimishije mu gihe ibintu twabasha kubikora. So urugero wenda Niger, niba ujibona niba ujireba music yaho amatrack yo muri Niger, hari ukuntu abanya-Nigeria bafashanya. Niba umwapcoming artist akoze akagoma bakagakunda, agatrack bakagakunda, hari ukuntu nka Burna Boy, kamvuga urugero wenda Burna Boy sibyo, hari ukuntu nka Burna Boy ahitaza yamara kuza agahita abwira wamapcoming wakoze indirimbo akamubwira ati rero nshaka ko tugakora remix. So ibyo bintu tubibonye rero mu muziki nyarwanda natwe bikabasha kuba, ndakeka ko umuziki nyarwanda wacu wabasha kuzamuka kandi ukagera ku rwego abanyarwanda twese twifuza. Wambwiye yuko ufana Element. Element na uramutse ugeze amahirwe akabona iyi video cyangwa se akabona iyi interview, niki wamusaba? Okay, Element ngiye ikintu namusaba cya mbere ni featuring. I know bishobora kudakunda bitewe n'impamvu runaka, ariko amenye ko ku mutima kabisa kandi abizi ko one day tuzakorana. One day urabizi ko muzakorana ingoma. Nese ntabwo ashaka ko hariho abandi bajama baba baramurenze cyangwa baba bariho barenze? Barahari of course, ariko nkuko nakubwiye ngo wambajije ngo ndi muhanzi nemera kubwira ati ni Dash the Prince ni umwapcoming, ntago abantu wenda benshi bashaka ko bamuzi. Njyewe bura ntago nizerera ku busitari cyane, ntago nizera kuri fame y'umuntu, ahubwo nizera ku binakora nuko bimeze. Dore ko muri iyi minsi no kwamamara ntago bigisaba ngo wenda ngo radio stations zigupime cyangwa se zikurebe uburyo uririmba zibone gucuranga indirimbo zawe. Ejo ushobora gusohora indirimbo ukashyira kuri YouTube ikarebwa, ukashyira kuri TikTok ikarebwa, abantu bakora challenge. Ubu kwamamara biroroshye. Ese iyo ubona kwamamara muri iki gihe bimeze nk'ibyoroshye, wowe ni izihe nzira uri mutekereza kuvuga ati wenda uzakoresha kugira ngo abantu benshi bakumenye? Okay, njyewe inzira nta yindi, inzira no gukora ibintu bizima man. Iyo ukoze ibintu bizima birivugira, ibikorwa birivugira, nta mpamvu yo kujya mu bintu byinshi sibyo. Iyo ukoze ibintu bizima birivugira, nge ndumva nta yindi inzira no gukora ibintu bizima kandi ibintu bikeye abanyarwanda.
Noneho agatipu gatoya hagati ya mama wawe na papa wawe ninde ukunda cyane? Nkunda mama wanjye birumvikana. Kubera iki mama wawe? Okay, cyambere mama niwe unyinspira mu bintu byinshi nkora. Ikindi mama wanjye niwe mbona inshuro nyinshi numfasha mu tuntu twinshi tugiye dutandukanye, aho papa atari nimera arahambera. Ku mutima kabisa. Niki cyakubayeho mu buzima, muri ubu buzima uvuga ati cyambera n'isomo cyase nakigisha abandi bantu kugira ngo bajye bakitondera? Okay, njyewe ikintu cyambere isomo mu buzima bwanjye ni ugukunda uhubutse. Ugukunda uhubutse kabisa, abantu mukunda, abantu ubwo ndabwira abasani cyase n'ababebi bajya bakunda. Niba wumva warakunze uhubutse, ukaba warakunze umuntu wumva nyine bitakurimo neza, kora kapa hakiri kare kabisa, ibyo bintu bitazarangira bikubereye isomo. Mu gusoza ikiganiro cyacu hari icyo wagira inama cyangwa se icyo wabwira abantu bari badukurikiye dusoza, nabwira ingoma zawe zose naho bazisanga dusoza ikiganiro cyacu? Njye navuga ngo Shala wakoze cyane, uri kumva nyine kabisa, courage, ejo cyangwa ejo bundi itara ryawe rizaka nawe abanyarwanda bakubone kabisa. Okay, njye ikintu nasoza mbwira abanyarwanda muri rusange, nkatwe nk'aba upcoming artist mutwereke urukundo, mugende murebe ibikorwa byacu, mubizamure, kuko nimutatuzamura nta wundi muntu tuzategereza ko aza kutuzamura. Nago babashibi, nago babana boy aribo bazaza kutuzamura mu Rwanda, ahubwo ni mwebwe, nimwe mureba ibikorwa byacu, nimwe mureba ibikorwa dukora. Kandi ikindi nababwira, turabakunda cyane. Soza mbabwira ngo ahantu wasanga ingoma zanjye cyangwa se track zanjye ni kuri, mfite YouTube channel nshyashya. YouTube channel ya mbere yaragizemo akabazo, ariko ndakeka YouTube channel nshyashya iriho, ni Mashla nk'ibisanzwe. Kuri Audio Maka ni Mashla. Mujeho muduflowing, mugende muduhe support yanyu ikenewe iyo ari yose kabisa. Ndakeka ari ibyo kabisa. Mukore subscribe kuri YouTube channel ya Mashla, ubundi ibindi byose tuzagenda tubana.